Yes, nongeye kubasuhuza, nizere ko mumeze neza cyane. Ni wa mungu wanyu ugaruye updates kuri STT. STT rero nuko byaje kumenyekana abantu bihishe inyuma ku busambo bw'aya mafaranga, ku busambo bw'amafaranga. Ngiye kwereka abagabo bateguye ibikorwa by'urukundo byagiye bikorwa, mwagiye mubona ukuntu bagiye batanga amakayi ku ishuri, ibikapu, bafasha abapeti batoya, ndavuga abanyeshuri bo muri primaire. Nabonye moto zatanzwe, muri no kuzibona aho ngaho kuri screen zanyu. Abagabo muri kureba muri iyi video bari bashinzwe iki? Ni bande? Abagabo muri kureba muri iyi video rero baza amakuru yose yishe inyuma ya nyiri company, nyiri big mind, nyiri umushinga. Uwo mugabo muri kureba wasetse, azi ibyishe inyuma byose. Yes, mpamvu vuga ko abo bagabo muri kureba muri iyo screen yanyu barimo batanga certificate, batanga amafaranga, batanga amamoto, bazi uwabahaye akazi, niba atari bo ba nyiri ibi bintu, bazi uwabahaye akazi, bakwiye kuba bari gukurikirana ubu ngubu. Kandi turabizi neza ko leta iticaye gutyo gusa, iri kubikurikirana neza cyane. Amakuru mbazaniye rero ni umuntu witwa abagabo bose bari mu bateguye iyo meeting muri kureba aho ngaho kuri screen zanyu. Mu bateguye iyo meeting muri kureba aho ngaho, murabona uwo mugabo uri kureba kuri iyo certificate, azi neza umuntu wabahaye akazi cyangwa se uwabatumiye muri iyo nama muri kureba aho ngaho. Muri iyo nama nimba mubyibuka neza, bakoze agatombora, abatomboye bagatsindira ayo mafaranga muri kureba, gatombora gatoya. Hano batangiye ibintu byinshi, batangiye amateleviziyo, batangiye amafaranga mu ntoki asanzwe, batangiye na moto. Abo bagabo muri kureba rero bateguye iyo meeting, bazi neza uwabahaye akazi cyangwa karibo batanze akazi, bihishe inyuma y'ibi bintu byose. Batangiye bakoresha social media nk'ibisanzwe, murabizi social media nimutazitondera zizabakoraho ibintu bigiye bitandukanye. Bakora mobilisation kubera ko abajene urubyiruko nirwo rwibanze muri ibi bintu, kuko ni narwo rwahombye cyane. Bashaka gukira badakora, bashaka gukira vuba, barebye faiblesse zanyu rero babarya utwo mwari mufite. Aka kanya rero nari mbazaniye aya makuru y'aba bagabo. Aba bagabo mubiteho cyane kabisa. Aba bagabo bari muri iyi video ndimo mbereka, mureba kuri screen zanyu, bazo wabahaye akazi. Niba atari bo batanze akazi, bazo wabahaye akazi. Amafaranga yacu bazaho yanyuze rwose. Aba ngaba barebye n'ingingi zacu, barebye n'iz'urubyiruko, barayarya. Ngira ngo isomo twararibonye. Wenda abakoresha gatata bagize amahirwe, sinzi nabyo nimba nabyita amahirwe, kuko nabo yahise ifunga igihe cyo kubikuza kitaragera. Urumva ko izi business ebyiri zitandukanye ariko zihuje umugambi, zifite ubusambo busa, nimba ko nabyita. Gahunda zari zimwe, nubwo bamwe bavuga ngo ni ibintu byo gufasha mu gukwirakwiza amashanyarazi, abandi bafite ikindi gitekerezo. Ibitekerezo bari bitandukanye ariko gahunda ari imwe, kuko bose nta zindi bari badufitiye, ni ukuturya amafaranga gusa. Ibyo ngibyo tugomba kubirenza amaso, tukajijuka, tukamenya ubwenge. Turi mu isi y'ikoranabuhanga ariko tugomba kumenya ubwenge. Nizere ko ibi bintu bifite isomo bidusigiye cyane urubyiruko. Ngira inama urubyiruko, nanjye ndimo nigira inama, tugomba gukora. Umukuru w'igihugu cyacu yirirwa abidushishikariza, kigaragara ntago mubiha agaciro. Tugomba gukora, ukabona amafaranga avuye mu mvune zawe, naho kwicara ngo uzabyuka kuri miliyoneri, ntago bikora. Icyari gikwiye nyine ni uko mwarahombye kandi byaragaragaye. Gusa ntago twifuzaga ko mwahomba, ariko mumenye ubwenge ko
abantu bo kuri internet cyangwa se abantu bakoresha ikoranabuhanga, business za online, amafaranga utari kureba ahari kuva. Ariko se ni gute wambwira ngo urashora miliyoni ugiye wunguka 800? Ubwo iyo rate yo kungukaho ni yabiteye ute? No mu mabanki na za mortgage ntabwo zunguka gutyo. Ni ikibazo nawe akwiye kwibaza. Ariko kubera ko ako kantu ko gushaka gukira vuba, mukibayiwe mukura amaboko mu mifuka, mukore akati karahari. Niba katanahari dukora akazi twihangira imirimo. Yes, rero nkuko nabibabwiye rero ni ibyo ngibyo nagombaga kubamenyesha. Abagabo nimba mu bafite amakuru mwegerere icyambere n'amakuru kandi tugomba kuyatangira ku gihe, kuko bazi aho amafaranga yacu yanyuze, amafaranga yanjye cyangwa ariyo yawe n'ay'igihugu muri rusange, ko amafaranga taza aho yanyuze yatakoreshejwe mu bikorwa bigaragara. Tugomba kugira impungenge waba ubazi cyangwa se afite amakuru ya leta, yayegera. Leta n'umubyeyi, ntugire ubwoba ngo warashoye, urabubaye umuhuza kugira ngo amakuru atangire kugira n'iperereza rikorwe neza. Yes, nta kindi nababwira. Abahombye bakomeze kwihangana, ariko mumenye ubwenge ko online ni nziza kandi ni nambi. Ikoreshejwe nabi nyine bambi. Ibyo ngibyo ugomba gukora ikintu wagisha inama. Twitter zibereye iki? Urandika ukabaza benere, se business iri gucuruza amafaranga murayizi? Bakababwira. Ariko iyo mubyihereranye mutangira amakuru ku gihe, nibyo bikwiye kubabaho. Gusa nakundi isomo turaribonye, mukomeze kugubwa neza. Twemejwe tubageza amakuru ya STT, amakuru ya STT update zose mujya muzibona ahangaha. Wibuke gukanda akazogera kandi ukore na subscribe. Niba warakanzeho niwongere gukandaho kugira ngo dukomeze kubana buri munsi.